editing ama video, ibyo bintu ndabikora nkabikora nka service abantu bakampa amafaranga. Ndi umwarimu ndigisha, nkora graphical design, ndabikora bakampa amafaranga. Niba numvise neza, amafaranga yose waba uhembwa yose mu gihe udashatse n'isoko y'amafaranga, ahantu yakugeza. Ngewe bikubwira nakoze akazi bro, nakoze akazi ko muri restaurant muri 10. Abantu hano muri Kabarore barabizi neza. Ariko mpindura ntangira kwagura skills, aho nazaguriye ibintu birahinduka. Va ku 10,000 ngera ku 100,000 ku kwezi, bivaho birarenga n'ahandi ntavuga. Ariko ubuzima bwarahindutse ku buryo buri wese avuga ati wowe wakora ibi n'ibi turakuzi. Winjije 400 ariko uri kubaho mu buzima bw'400. Byanga byakunda uzaba ufite ibibazo bingana n'ibya wa munyonzi uri kubaho nyine akora 40,000 ku kwezi. Yes, reka nongere nkushimire by'umwihariko wowe ufunguye iki kiganiro, ariko nagusuhuze by'umwihariko wowe watweretse ko ubana natwe umutsi ku wundi, ukaba waramaze gukanda hehe kuri subscribe. Yego, amaze gukora ibyo ngibyo ni by'agaciro cyane. Reka tugushimire. Iyo nicanye n'uyu mugabo ubwo mumenye ko n'ubundi tugiye kuganira, ariko icyo nakwizeza nuko nta kiganiro na kimwe dukora udashobora gukuramo ikintu cyakubaka uyu munsi cyangwa se kikakubaka ejo mu mibereho yawe ya buri munsi. Ngiye nitwa Umuyange Jean Baptiste, abenshi banyita Umuyange Ntatayina, uko wanyita kose. Ngewe ubusanzwe banyita Torosi the Beast, ariko nkama mfite imbuga nkoranyambaga zose brand nimwe ni Torosi Films. Ubuzima bwose tubamo ni filime warubize. Rero nahisemo kubyita Torosi Films kugira ngo izi films zacu tuba twakoze mu muzireba. Impaka zawe tuzinjiyemo bwakwira bugake. Ndabizi nkubajije ngo ni gute ubuzima ari filime, twazageze ejo tugisobanura icyo kintu. Ariko siyo tugiye kwibandaho. Reka nkwikaze by'umwihariko abantu bari mu bihugu byo hanze, abantu bari muri Amerika, Australia, Canada, ni abantu bakunda kudukurikira cyane bakanabitwereka. Much respect. Navuze ngo twatangiye gahunda yo gukubita tubangura, nta guca ku ruhande, ahubwo tukubwira icyo twifuza ko twakubwira, ariko nawe tukagusaba muri comment ukatwandikira, nawe ukatubwira uko ubyumva. Yego, kubera ko ibitekerezo dutanga ntago ari ihame. Oya, tukubwira uko tubyumva, nawe ukaba watubwira uko ubyumva. Toro, namaze kuguha ikaze mu rugo, namaze kukwinjiza mu kiganiro. Yego, ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira ku kintu kigendanye n'ubukungu cyangwa se no kwiteza imbere. Akenshi iyo tuvuze ibigendanye n'umurimo cyangwa se tuvuze ibigendanye no kwiteza imbere, abantu benshi barakubwira ngo uzikorere. Uzikorere, uzihangira umurimo, ntuzakorera umuntu, ntuzaba umukozi w'umuntu. Ariko akenshi ugasanga umubare munini w'ababikubwira nabo bakorera abandi. Nubuhe bwiro bwihishe mu kwikorera abantu bahora badushishikariza, rimwe na rimwe ababidushishikariza tugasanga nabo baracyakorera ibindi bigo cyangwa se bakorera leta cyangwa se bari kwa applying imyanya ya leta, ariko bo bakakubwira ko kwikorera ari byiza, ariko bo batanabigana. Bo bakabikubwira ariko batabikora. Ni iki kihishe mu kwikorera, ni iki kihishe mu gukorera amakampani atandukanye? Wene ndagira ngo icyo kintu aba aricyo duheraho. Okay, nuvuga ngo nge rero mfite experience. Ntago ndi umukire mani, murabizi neza. Oya, uri umukire. Ariko mfite experience. Mfite televiziyo. Mfite, ariko n'ubuzima ndabufite mani, kandi mfite ababyeyi, mfite family, mfite abantu bankunda. Yego, reka dutangire kuri iyo ngingo. Okay, iyo bavuze rero kwikorera, bakavuga no gukorera abandi. Kwikorera no gukorera abandi, ariko ari wowe ubiyobora ukabigenga uko ubishaka. Noneho gukorera abandi wowe uzi ukurikiza amategeko baguha. Ibyo nibyo bita employment, kugira akazi. Niba ntaguciye mu ijambo, nubwo nari guciyemo, nta muntu ubwo n'umwe ku isi wikorera. Kwikorera ntibibaho. Nta muntu wikorera ntibakatubeshye. Ahubwo wowe wenda icyo bita kwikorera ni ugukorera abandi, ugakorera rubanda. Nk'uko turi hano tuvuga ibi byose turi gukorera bariya abantu bari kutureba. Simwe ba bosi, simwe ba mabuja, ariko byiswe ko tweyo turi kwikorera kubera ko ari twe turi gushyiraho amategeko n'amabwiriza y'ibyo dukora. Turimo kubabwira ibyo dushaka ko bumva bibafasha. Icyo gihe turi kwikorera. Kuko iyo uri gukorera uwo ukunze babyita kwikorera. Urumva? Noneho gukorera umuntu kwanza ni ugukora ibintu waba ubishaka waba utabishaka, ugomba kubikora. Niba huye ugomba gutaha saa 2, saa 1 n'igice zageze, warangije no gukora ibyo ugomba gukora, ugomba kugumaho mpaka saa 2 zigeze ugataha. Sibyo? Ibyo nibyo bita kugira ute gukorera abandi. Yego. Noneho amafaranga winjiza agomba kuba ari fixed, ari amafaranga amwe. Bagomba kubwira ngo
ibihumbi ijana ku kwezi, ibihumbi ijana mwavuganye n'ibyo ugomba kwinjiza. Ariko hari igitabo maze nasomye cyitwa Rich Daddy Poor Daddy cy'umugabo bita Robert Kiyosaki uvuka mu birwa bya Caraïbe. Ni igitabo cyiza, umugabo ukunda kugikoresha icyo gitabo ugisesengura. Tunamusuhuze n'umuvandimwe wamwita Biseruka Abdul Karim. Yego, icyo gitabo rero cyitwa Poor Daddy Rich Daddy naragenda gisoma, nsanga harimo mirongo myinshi migari ariko iganisha ku bijyanye no kwikorera, igaragaza uburyo ki gukorera undi kuri wa mushahara w'ukwezi bigushyira mu kangaratete, kuko iyo ibiciro ku isoko bizamutse wenda bikikuba kabiri, bidashoboka ko umushahara wawe bazawukuba kabiri. Amafaranga menshi bongeraho ni 5% mu gihe cy'umwaka, kwanza nta nubwo ari buri kwezi. Urumva niyo mafaranga menshi bashobora kukongera, ariko ntabwo wambwira ngo urakorera umushahara barangize bawukube kabiri, jamais, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo rero iyo wikorera amafaranga ushobora kwinjiza ashobora no kwikuba inshuro 50, ariko iyo uri gukorera bosi amafaranga ni wowe, ni wowe utuma bosi yitwa bosi, ni wowe utuma akira. Buriya twewe turi hano hari abantu twakijije benshi, buriya ntabwo ubuza abantu wagize abamiliyoneri 3 mu buzima bwawe. Wowe urimo kundeba mbaza ngo gute, niba urimo gukora, tuvuge uri gukorera muri restaurant, uri guseriva ibyo kurya, uri guteka, cyangwa se wa mu boss we araza akagukontorora gusa, ariko amafaranga ye yazamutse, niba mwarumvikanye 20,000 niyo waba wabikoreye mu munsi umwe watumye abyunguka, ntabwo yaza ngo yaguhereza, we azaguhereza y'ukwezi, ariko we amafaranga 20,000 bya buri munsi azabibika, akuremo dukeya tuguhereze. Urumva? Yego. Bivuze ngo kwikorera rero ni byiza cyane cyane ko ushobora gukorera amafaranga menshi mu gihe gitoya, ikindi ukabona na free time yo kuvuga ati ubu ngubu ndumva ntashaka no gukora, ukaruhuka. Nibyo, wenda ni byiza, n'abadukurikiye barabizi ko ntawashidikanya ko kuba watangiza business yawe wenda ari byiza, biravugwa, babikurikiza, ndetse n'ababirimo barabikubwira. Ariko si kuki tubona abantu benshi bafite amafaranga, bafite ubushobozi, bafite ubwenge, bafite buri kimwe cyo kuba batangira kwikorera, ariko tukababona n'ubundi bakiri mu myanya yo gukorera abandi, kandi ubona iyo myanya badashaka no kuyivamo. Byo ni iki cyaba kibyihishemo? Urabona ikintu kibyihishemo, umuntu yakorera 40,000 aba afite urwego rw'imibereho afite. Nukorera 400,000 ahita ajya no mu rwego rw'imibereho itandukanye na yayindi, atangira kwambara amasaha ahenze, agatangira guhindura hahira, agatangira guhindura bagendana nabo, inzoga nywa zirahinduka, ntago abakinywa, tuvuge niba ari wenda umuntu anywa amazi yo ku mugezi, arabihindura agatangira kwinywera Nile, cyangwa aganywa n'andi nyine ariko yo mu ruganda. Nabonye nawe wowe usigaye winywera kajibu garukiraho. Bivuze ngo urwego rw'imibereho ujyamo, iyo ugiye uruhindura, ukusa rero izamuka ugahindura n'urwego rw'imibereho, uhorana ibibazo. Mbese n'uvuga ngo ayo winjiza nayo usohora ntibitandukana, bihora ari bimwe. Winjije 400,000 ariko uri kubaho mu buzima bw'400,000, byanga byakunda uzaba ufite ibibazo bingana n'ibya wa munyonzi uri kubaho nyine akorera 40,000 ku kwezi, bya 40,000 akabaho mu buzima bw'40,000. Muba munganye ibibazo, burya ntaho muba mutandukanye, muba munganye ibibazo. Rimwe na rimwe ubusanga unamurusha stress wowe, kubera ko uri gukora amafaranga menshi ukanabibona, ariko ukabona nta kugeraho. Iyo ukorera amafaranga bigusaba ibintu bibiri kugira ngo uve mu cyiciro kimwe ujye mu kindi. Aho waba uyakorera hose tutitaye ngo urikorera cyangwa se waba wikorera, waba ukorera abandi, amafaranga ukorera. Reka bari nacyo twibandaho ubundi, kuko iyo tugiye kureba abantu bafite ubushobozi ntabwo tubabaza ngo mwabukuye, tureba ko buhari. Ibyo ntibinatureba. Iyo umuntu yaguze imodoka ntabwo twibanda ko aho yayakuye, ahubwo twibanda imodoka yayiguze. Yayiguze. Yego. Ni ukuvuga ngo rero niba uri gukorera amafaranga, ayo waba uri gukorera yose, nubaho mu buzima bungana na ya mafaranga, uzaba urutwa n'utarimo gukora. Abo uzaba uri gukorera bikabagirira umumaro ni ba boss, cyangwa niba abantu uri guha service ariko wowe ntacyo uri kwimarira. Ariko niba uri gukorera amafaranga kugira ngo utere imbere, gabanya, uragomba gukora kimwe mu bintu bibiri cyangwa wabishobora byombi ukabikora. Gabanya uburyo bw'imibereho, sibyo? Niba ukorera 500,000 gabanya amafaranga spending. Ariko niba uri gukorera amafaranga makeya cyane 40,000, ntabwo wambwira ngo urajya kubaho mu buzima bw'20,000. 40,000 ariyo basic need y'umuntu yo kugira ngo abeho.
ahubwo wowe agura inzira zo kugira ngo ushaka agura amasoko y'amafaranga, agura isoko y'amafaranga, harimo kwa gusoma ibitabo ukagira ubumenyi butandukanye. Tuvuge nk'ubu ngubu ugiye wo muyange si ukukubeshya, ne editing ama-video, ibyo bintu ndabikora, nkabikora nka service, abantu bakampa amafaranga. Ndi umwarimu ndigisha bakampereza amafaranga, sibyo? Nkora ibyapa, graphical design, ndabikora bakampa amafaranga. Nkora photography, ndafotora bakampa amafaranga mu bukwe. Ngiye ndi kwifashisha ingero nkaguha facts z'ibintu bihari. Ibyo byose ndabikora, kandi ahantu mba mu buzima buciriritse, wenda nanjye nkora amakosa kuko ndi umuntu, ariko nanone harayo ntakora. Uko bigenda byiyongera. Hari igitabo cyitwa Atomic Habits cy'umugabo bita James Clear, yanditse nkunda cyane, kijyanye n'imyifatire, imyitwarire yacu ya buri munsi ari yigena uko tubaho n'ibibazo duhura nabyo cyangwa ubuzima bwiza. Ivuga ko amafaranga wakiriye, yuvuze ntireka njye kunywa agacupa kamwe, bitangira ari kamwe ariko ukaba addicted, umunsi umwe ukazisanga uhora mu kazi, mu kabari nako. Naguha urugero, abarimu, yego, abarimu ba leta burya banywa inzoga cyane, maze nk'impamvu ni iyihe? Bakora kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, bakorera amafaranga ni menshi, ariko bakavuga ngo ubwo bakorera menshi ejo bazongera bahembwe, bahora mu kabari bakanywa. Ariko abarimu bagira utya bakiteza imbere ni bakeya, kandi amafaranga bakorera ni menshi. Ngiye mbikubwije ukuri bitewe nuko nize education, abantu twiganye education abenshi bakorera amafaranga menshi, ariko bahora na stress. Turaganira, niba numvise neza, yego, amafaranga umuntu, reka nkivuge ndeba abantu, niba numvise neza, amafaranga yose waba uhembwa yose, mu gihe udashatse indi soko y'amafaranga, nta hantu yakugeza. Amafaranga yose waba uhembwa aturuka ahantu hamwe, ubu uri mu kangaratete. Ngiye bikubwira, nakoze akazi ko muri restaurant nkorera 10,000. Abantu batuye hano muri Kabarore barabizi neza, 10,000 mbikorera ku kwezi, ariko mpindura, ntangira kwagura skills, aho nazaguriye ibintu birahinduka, mva ku 10,000 ngera ku 100,000 ku kwezi, bivaho birarenga n'ahandi ntavuga. Ariko ubuzima bwarahindutse ku buryo buri wese avuga ati wowe wakoraga ibi nibi turakuze, wakoraga muri restaurant ukora 10,000, woza ibyombo ukarara umeze nabi, urumva. Ariko amafaranga yariyongeye kubera ko naguye inzira zo kuyabona, ubwo byansabye kubaka mu mutwe, ahubwo ingufu ntakaza muri bya bintu ziragabanuka, kubera kubaka mu mutwe ukora ibintu bitakuvuna ariko bikaguha menshi. Yego, urumva iyo ni fact igaragara. Ngiye ukwibwirira ngiye ubwanjye, umuntu dukurikiye, hari amafaranga akorera uwo ari we wese. Yego, ntituzi uko angana pe. Hari wenda n'udukurikiye utayakorera, wumva ko byazambye, nta kazi, nta gishoro. Nagira ngo utange inama kuri aba bantu babiri. Duhere ku muntu wicaye hariya, abyuka yirebera ama YouTube channel, ashakisha wenda amakuru runaka, aguye kuri iyi video, nta kazi, nta gishoro, ntaho kwerekeza. Wewe wahereye ku bintu 10,000 kandi waranize, kuri ubu ugeze kuyo udashaka kuvuga. Ntabwo nayavuga. Yego, nagira ngo uhere kuri uwo muntu uri kutureba, uri mu kantu k'inguni, mu magambo make ugira icyo umubwira, ariko nanone wa wundi ufite ibyo akora nawe ugira icyo umubwira, kugira ngo arusheho kongera ubushobozi bwe. Ndavuga ibyenanye n'amafaranga n'imitungo n'imibereho. Akenshi abantu baza kukugira inama ari uko bafite amafaranga ya mirenge. Ntabwo dufite ibya mirenge, ariko nanone tuzi kubaho, ukabaho wishimye mu mafaranga make y'ukorera, ku buryo utaba ikibazo kuri rubanda. Basi wa muntu ngiye ikintu namubwira, uriya muntu wicaye aho ngaho, basi ubuzima bwanze, abona nta hantu yakura amafaranga, yemwe ntako atagira ngo abone uko yakwibeshaho, akabona akantu kamwinjiriza amafaranga. Amafaranga arahari, ahubwo ukuntu wayabona, witakaza umwanya ushaka amafaranga, shaka ubu.